Ay. Ibyo bimbwiye. Arubwiye. Andi nka miti nangwana bipare kare kadona bipi yabiri munize nicheze abandi bari twifata tukaze mwari byo ngibyo kaze ngambwa kuntu kaze ari ngayo kuvugisha ambwira umfa ni hafi ya zero oya mustu wangahe umunsi iko kangahe 1 2 3 haje imiti murago umunsi niko cyumva gatatu no kiba gishije rero ngiye gusenga urumva none ngize ku rusengero nsangayo ariyo abapasteri babiri urumva bari ntabwo bujyajaza umwe none nsanga abapasteri babiri umwe ari umugore undi ari umugabo kuko rusengero ufite abapasteri babiri ko bwa mbere rugiye nakujya usenga ngera maje kwinjira mu rusengero pasteri ndio twicara twakira nyine bisanzwe ati nicare dore igice byanye n'ibingibi baza tangira haleluya ai kaza wanose nyine kwakunyisha yo haleluya nuko fone nyine no yonga unyukije akantu bitugeze mu hagati kera tukira abana hakarimo baririmbaga ngabacuranzi barya mababa abaririmbyi barya magufwa sukazi nara karimbo nabara ku pasteur afite nyine ikote gore hano nahangaha none nyine namababa baje none umenyene kamuzi nkuru yanjye rero no pasteur aravuga ati ngiye rugo naje ngaha nazanye n'umugore wanjye kandi iki gihe mu gitondo nzajya gusengera naje mvuye mu byaha kuri mu ngeso nabizi nyine mu ngeso wowe mu ngeso kwani none maje mfumo muri nyine kwakuri nyine none zisi none aravuga ati uyu mugore niwe wanjye ati naza hano mu murebe gira mukoye yanjye araza giye kubita amaso cyamaye mbona ni wawo tuvanye mu ngeso no gira ingeso no gika tuvanye mu ngeso none basaga yaje asumye no ku mubindi disi oya sinzi mu nyene nizo mu bindi ni mu kirisito ako nyene ndakwingeso ako nyene urumva no turakomeza umugore nyimubona nge nese mvuga ati ngusu tuvanye mu byaye koko none pastor kuvuga haleluya nguyu niwe wanjye nyine ngona maze nyamita mama gutya hejuru ati pastor urabeshya uyu gusu wawe wenyine ako nari pastor yanje andeba nabi bituvuga ngo Yesu mwami ni wacu twese urukumva Yesu wanje wenyine uwo so wawe wenyine ngewe hamwe aba pastor n'abakuze mikrofone mu mutwe niyo mpamvu ufite kintu gishyundo hano hafi none nyine pastor ugomba kubyumvisha se nise mucabiranye zivuga nyine ko Yesu mukiza n'abacu twese ko yavuze Yesu ni wanyu mwe bisubiyengo no se umva nyine nakazi akora kaze ukaze nkanje nise ukoze iki nawe ukirokoze nawe ukaze nkanje kamubwiza ukuri ngiye mutanga ko ngana ko nguko kivugo banyita umuhanda nase uruzingo sinagure agashinya nyine bantu be ku muhanda uzana amajyana ndayazanye ageza mu rugo nyine ngo batetse amazi biki n'ibiki tuyashyiramo nyine turashigisha biro nyine kirabira kimaze kwera nyine neza tujyana ku isoko tumaze kugeza ku isoko nyine tugenda tugera ku isoko tugeza amafaranga umusazi we nyine bari tugenda ku isoko tumaze kugenda ku isoko amafaranga muze kuba amafaranga twasige turangije turiyafata iki cyo nibaho sibona byumva tuyagura tuguramo inkoko tumaze kwigura inkoko nyine turayizana tuyifite tujya ku muhanda no wagurisha sanse ibishijemo sha sanse naho nyumvite sanse ibishijemo uzo umusazi wundi wewe ubwenge bwawe urakora neza nyine chance yasizemo inkoko se oya nyine twarayizanye rumva iri guhinda nyine sanse ibishizemo isanze maze gushyamo ingo ze yatanye tugura gace twanyine turejyana tugeze mu rugo umba mama we baba umudege ipeti cyane uze kutazanye n'ibindi bageze mu isoko nyine arambwe ngo nakaye naguze n'urwaye dakazwe sinatse nko kubwo nyine twageze mu rugo rumva ambwira nyine ngo ko mutazanye ngo umuhini yuki n'ibiki ngijeje mu rugo ahita yikwikira iri kwikira dukundeba kungu sha nirahingishije hagoye ko ngubwira kujyana indero iki sinuma ihingishije uretse ubwo ushaka kunzimiza cyane ubwo ugifite
Kimono no wagwana. None kanyago. Siko bimbwira. Niza gicucuwe rumva. Namubwira ibintu byombe. Rwose mu mutwe wawe huze n'igikoma cyo. None nawe ugize umuhanga ushaka kunzimiza. Nange rero kugiye kubaza. Siwize? Nasari na prime ya magatatu. Bwabwenge nyine bavugarukira umvishije. Okay, gadukomeze. Ngiye kubaza. Watu nyine nta mutabizi. Yo nta muntu utabizi ko nyine ikibazo ngiye kubaza. Cyo urukino mwana wanasari yagikora nyine nko bivuze. Aho nawe ugiye ku mashuri. Subizi ko ibintu byose bituruka mu Rwanda. Baba bifite ingredient cyangwa se ibikigize. Kuba ngo kino yino kigizwe wenda urugero ngo bashyizemo ngo amazi ngo bashyiremo nibyo none ugiye kubwira ikintu no kiba gituruka mu Rwanda cyose ko mu Rwanda nyine kikava mu Rwanda ariko noneho ibi nta biriho dafite ibintu kigize nyine kera de wibara kikiriho nta gikora ese bakize inkoko hakintu cyakiriho kiba kera de zijonga n'agakoze asa cyucu wagwana igiva mu Rwanda nakubera ikintu kiva mu Rwanda asa sirigizwe n'umuhondo n'amazi oye ngira kuba gituka mu Rwanda yatuka n'iki sharara agasika nakimenye mu Rwanda rurarukure ibintu by'imisumani byose yayi byose we nari narakibonye imyotsi yasokagamo umva nacyo cyanditseho nagutsinze gishyiraho ubwo nawo sibyo kare gusubiza njye ahubwo umva ko none ngenda no kurenza umugenge ntakembwere kana nayibonye isokamo inote igicucu we nase nagibanditseho 5 0 n'ibindi bindi nase ibyo nikigize ibyo nikigize nase nyine bikigize nyine nase cyo kigizwe n'intuza n'inkende iturize ubwabwe nyine ubwo cyo nabumbishe mu gatatu primaire ako rambeshye nako nanye mubwire ariko nyine kamutaraga story ku byagenze rumva aho ni kimara rumva nimpamvu nabonye washizeho ndarya nkanacu abandi nino apa nyine bisabwenge niyo bavuga no gucyo je utado bisabwenge brain je gucyo bisabwenge ati rero mu gucyo ejo bundi nyine rumva mu rugo ubundi haje umuntu kunsura afite abana nyine abo babiri noneho mu rugo afite nyine abana babiri muri famille aza kunsura arimo wawe oya nyine se nabyara waseyikuyemo nuko asigarangije aza kudusura nyine Emeri arambwira ati nyine ngo asangira ngo n'uyu mwana nyine ngiye kumwana dusangira nakoze iki nagenze mu rusenda rwose guzi icupa we mpita nshyira mu maso oya nshyira mu buryo nyine kugira ngo nyine wa mwana nidusangire ndamuzana muhereza n'igiko nishimye ati ngaho twirinde akoze muri yagiye yuka ngo bangu mama ndapfuye agira ngo ndapfuye gore iki kubera urusenda dangi agashaka no kuramo nagahari cyaramuke ndagenda rusenda rwose nyine meze urusenda zange rwankwari nyine umwana hamwe ubwo rero usambu metero nabyuze aya